murakoze. Ariko hirya gato mu karere ka Musanze urumva ko turi abaturanyi, turi bamwe. Akarere kacu ni akarere kera ibihingwa byose ndetse gafite n'ubworozi, tugira n'amata menshi. Haba rero mbifurije kugubwa neza muri kano karere, ibindi birakomeza uko byateguwe. Haba nahamagara umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Byumba akaduha ikaze mu murenge ayoboye. Murakoze cyane. Kuza amagambo arakoze Presidente kuba amaye umwanya. Nyakubahwa Perezida w'ishyaka Green Party ukaba n'umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika, ba nyakubahwa honorable bari hano barwanashyaka ba Green Party, nagira ngo munyemerere kuno mwanya tubahe ikaze mu murenge wa Byumba, by'umwihariko hano turi mu kagari ka Gacurabwenge, umudugudu wa Gacurabwenge. Twishimiye ko mwadutumiye kandi ko mwatumenyesheje ko muzakorera hano ubukangurambaga kampeyini ijyanye n'ibikorwa twitegura by'amatora. Nagira ngo rero mbashimire ko mwadutumiye kandi nshimire abaje kugira ngo bumve ibitekerezo, bumve imigwi mufite. Twaba twifuza yuko rero kuzagira amahirwe mu matora turimo twinjiramo, kandi dusaba n'abaturage bari hano kugira ngo baze gukurikira impanuro mwabageneye ndetse n'ubukangurambaga bugiye gukorerwa hano. Ibirenze ibyo ngibyo Imana ibahe umugisha. Akaba ari nanjye ushinzwe kwamamaza muri iki gikorwa cyo kwiyamamaza mu ishyaka ryacu. Kuri uyu munsi rero tukaba twawukereye kugira ngo tuze kuganira n'abaturage n'abanyarwanda bo muri kano karere ka Gicumbi. Tumaze iminsi tubifite ku mutima, none uno munsi twabisohoje. Icyo tubasaba rero ntabwo ari ikintu kigoye, ni kimwe gusa, nuko mudutega amatwi, hanyuma ku itariki 15 z'uku kwezi ibikumwe byanyu mukazabyerekeza ku ifoto ya Habineza ndetse no ku kirango cy'ishyaka kiriho inyoni ya Kagoma mu kazu kabugenewe. Mwarangiza mukaba mwitoreye perezida w'igihugu ubafitiye imigambi myiza, ubazaniye ibyiza. Mukaba mwitoreye abadepite bagiye mu nteko ishinga amategeko gutora amategeko meza atuma mugira imibereho myiza, atuma mwihuta mu iterambere. Ibyo nibyo byatuzinduye, nibyo byatuzanye, kandi tuzi neza ko turi bubikore neza
kandi namwe mukazabigenza neza ku itariki 15. Abari hano muhagararire abadahari, mubyumve neza, hanyuma mubishyira abataje kugira ngo tuzabone umusaruro munini muri kano karere. Ngiye kubaho gakeya amateka y'ishyaka tubibwire. Baravuga ngo nta bagendana bataziranye cyangwa batasezeranye. Tugiye kumenyana niturangiza tunasezerana. Ishyaka ryacu ryatangiye ibikorwa bya politike mu mwaka w'2009. Dutangira politike tuvuga ko ari ishyaka rya opposition, ni ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Kuva icyo gihe byarutwaye imyaka 4 kugira ngo twemerwe n'amategeko. Ubu ishyaka ryacu ryemewe n'amategeko gukorera mu Rwanda kandi gukorera mu murongo ryahisemo rya opposition cyangwa opposition. Ibyo rero iyo tuvuze gutyo ntabwo tuba tuvuze ko tuje gusenya ibyiza, tuba tuje kugira ngo rutange undi murongo utandukanye n'uwabasanzwe bayobora, ariko mu buryo bugamije kubaka atari ugusenya. Dukunda kuvuga ngo n'impanga zavuye mu ndimwe zimaze amezi 9 ntabwo zitekereza kimwe. Umwe wese aba afite uko atekereza. Ishyaka ryacu ryubakiye ku nkingi ebyiri: demokarasi no kurengera ibidukikije. Ni nayo mpamvu demokarasi tuvuga ngo turashaka ko abanyarwanda bagira ubwisanzure mu bitekerezo, mu mvugo no mu bikorwa, nk'uko n'impanga zidatekereza kimwe. Ishyaka ryacu ryazanye umurongo wo gutekereza mu bundi buryo, umuntu yisanzuye kandi agambiriye ibyiza. Green Party ibyo twarabikoze tubigeraho. Ubu twari turi mu nteko, turi no muri Sena. Mu nteko twigiye turi 2, nanjye ndimo, ndetse na perezida w'ishyaka n'umukandida ku mwanya wa perezida Afurika twazanye. Muri Sena dufite umusenateri hano. Ntabwo twigeze duhindura umurongo w'ibyo tuvuga. Byatinze kumvikana ariko byaje kumvikana. Bamenya neza ko umuntu ashobora gutekereza bitandukanye kandi agambiriye ibyiza. Muri we nta gahunda yo gusenya ihari. Turashaka ubwisanzure rero mu bitekerezo, mu mvugo no mu bikorwa. Twabimanuye no muri aka karere kugira ngo mubyakire, mwumve ibyiza tubazaniye. Ubwisanzure twabuvuze muri byose. Tubivuga mu itangazamakuru, tuvuga mu bijyanye n'amahitamo mu buhinzi n'ubworozi. Turavuga ngo ushaka guhinga akwiriye guhitamo icyo ashaka guhinga akaba ari cyo ahinga. Ushaka korora akwiriye guhitamo icyo ashaka korora akaba ari cyo yorora. Hanyuma ibikorwa by'ubuhinzi bw'ahantu hanini bigaharirwa abakora ubuhinzi bugamije ubucuruzi, bafite ubutaka bunini, bakaba aribo bahitamo ibyo bahinga cyangwa na leta ibibafashijemo kuko hakozwe ubushakashatsi ku birebana n'ubutaka. Ibyo rero byarumvikanye kandi nibwira ko nta muntu ugihutazwa. Tuvuga byinshi ntashaka kugarukaho, ariko hejuru ya 70% y'ibyo twiyamamaje tuvuga byose leta yarabifashe ibishyira mu bikorwa. Banyagicumbi rero twaje n'ishyaka rifite icyerekezo kizima, rihagarariwe na Honorable Dr. Ambassadeur Habineza Frank ku mwanya wa perezida wa Repubulika. Umusore w'imyaka 46 afite imbanuko mu mubiri, mu bitekerezo no mu bikorwa. Mukaramukuye umugabo w'umutori, muzaba mwitoreye bimwe mujya mutekereza muryamye mureba hejuru saa 9 wibaza ngo iki kibazo ndakivamo gute. Umugabo ufite igisubizo turi kumwe nawe hano. Tumwita ngo n'urumuri
igisubizo n'icyizere cy'abanyarwanda. Aho mbere y'uko rero tumwakira, nagira ngo munyemerere twakire abakandida depite twaje tuzanye kugira ngo nabo mubarebe, mubamenye, mumenye abo muzatora bari bo nimutora ku ishyaka cyangwa ku kirango cy'ishyaka Green Party ari cyo nyoni ya Kagoma. Kurengera ibidukikije oye! Aba bagabo rero n'abagore duhagararanye ni bamwe mu bagize abakandida bemejwe na komisiyo y'igihugu y'amatora. Aba bari hano byemewe n'amategeko agenga iki gihugu. Twatanze abakandida 64 basabwa ibyangombwa. Abujuje ibyangombwa ni abakandida 50 bagizwe n'abagabo 26 n'abagore 24.